Haleluya. Yo haleluya. Ese cyamurangije barayibona aho agenda na icyo kimenyetso kiba muri we arafata indembe koko ku Imana inyijije kandi kwizanira neza Imana turi afite cyane kugenda n'ikimenyetso. Bwana asifiwe. Ni byiza ko ibyo bakora bagenda n'ikimenyetso mu rugendo rwawe, ukagenda n'ikimenyetso mu mirimo ya buri munsi, ukagenda n'ikimenyetso. Nugenda n'ikimenyetso ntabwo uzashidikanya, ahubwo uzakomera kubera ko ufitanye ibanga n'Imana. Mu macho natugereza cyane. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Nasomye ijambo ry'Imana rambwira ngo marayika w'Uwiteka Imana waramanutse ngo aza mu ngabo za Shuri ngo ijoro rimwe warangije arimbura ingabo zose warazica. Ubugiye mu gitondo babyutse basanga gusa n'imirambo. Marayika uyu umwe yamanutse mu rugerero rwa Shuri abantu bose ingabo zose arazica. Mu macho natugereza cyane. Badusomere irindi jambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro ibice 24 barahera ku murongo wa 12 bageze kuri 27. Turi ku ijambo rivuga kugenda n'ikimenyetso. Itangiriro 24:12 kugeza kuri 27. Turasoma ijambo ry'Imana Itangiriro ibice 24 murongo wa 12 kugeza kuri 27. 12 kugeza kuri 27. Ijambo ry'Imana rivuga ngo arasenga ati Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze umpe ihirwe uyu munsi, ugirire neza databuja Aburahamu. Dore mpagaze ku isoko, abakobwa babo mu mudugudu basohotse kuvoma. Bibe bitya, umukobwa ndimubwire nti ndakwinginze cisha bugufi ikibindi cyawe unyweho. Akansubiza ati nywaho, nduhira n'ingamiya zawe, aba ari we watoranirije Isaka umugaragu wawe. Ibyo nibyo bizamenyesha yuko ugiriye databuja neza. Nuko agisenga atyo, Rebeka asohoka, wabyawe na Betuweli mwene Miluka muka Nahori mwene se wa Aburahamu, ashyize ikibindi ku rutugu. Uwo mukobwa yari umunyagikundiro cyinshi kandi yari umwari, nta mugabo wigeze kuryamana nawe. Aramanuka ajya ku isoko, aravoma, arazamuka. Uwo mugaragu arirukanka aramusanganira, aramubwira ati ndakwinginze mutuzi mu kibindi cyawe unyweho. Aramusubiza ati databuja nywaho. Atengamatira vuba ikibindi cye, aramuha aranywa. Amaze kuyamuha aramubwira ati nduhira n'ingamiya zawe zeguke. Ayasuka vuba mu kibumbiro, arirukanka yongera kujya kwiriba adahirira ingamiya ze zose. Uwo mugabo amwitegereza acecetse kugira ngo amenye yuko Uwiteka yahaye urugendo rwe amahirwe cyangwa ataruyahaye. Nuko ingamiya zimaze kweguka, uwo mugabo yenda impeta y'izahabu. Kuremera kwayo kwari nk'igice cya shekeli, n'ibimeze nk'imiringa 2 yo kwambara ku maboko. Kuremera kwabyo ni shekeli 10 z'izahabu. Arabimwambika, aramubaza ati uri mwene nde? Ndakwinginze mbwira, kandi kwa so hari aho twarara? Aramusubiza ati ndi mwene Betuweli wa Miluka na Nahori, kandi ati dufite inganagano n'ibyo kurya zihagije, kandi dufite n'aho kubaraza. Uwo mugabo arunama yikubita hasi asenga Uwiteka ati Uwiteka himbazwe, Imana ya databuja Aburahamu, itaretse kugirira databuja imbabazi n'umurava. Nanjye Uwiteka anyoboye inzira ijya kwa bene wabo wa databuja. Amen. Amen. Haleluya. Badusomeye amagambo atari makeya. Ahangaha Aburahamu amaze kugera mu zabukuru, amaze gusaza, areba umwe mu bagaragu be
umugaragu mukuru wategekaga iby'urugo rwe, warangije wagira nawe indahiro, aramubwira ati ndakwinginze uzajye mu gihugu cy'iwacu usabire umuhungu wanjye Isaka umukobwa wo mu bwoko bwacu. Bwana asifiwe. Ngo bagirana indahiro. Wamaze kugirana indahiro, uyu mugaragu warangije ngo aragenda, bafata ngo iby'agaciro byo mu rugo rwa Aburahamu, warangije ajya mu gihugu cy'iwabo. Wageze inyuma y'umudugudu wazirika ingamiya, wari kuba ujya ko muratekereje ubwirategetse ko abakobwa bo mu mudugudu ari benshi, n'uwo Imana yageneye databuja Isaka. Bwana asifiwe. Ariko barangije baragenda arasenga. Turi ku ijambo rivuga kwenda n'ikimenyetso. Arangije ngo arasenga, wamaze gusenga aravuga ngo dore amasaha y'umugoroba ni amasaha y'abakobwa cyangwa abadamu bamanuka bajya kuvoma. None Uwiteka ndagusabye, Uwiteka umbabarire, umuntu uri umukobwa ujya kuvoma nagusaba amazi akemera ko mwera ku kibindi cye, uwo nguwo arabaho ari uwo wamparanije ko bacu natugereza cyane. Haleluya. Barangije baragenda bicara, ngo mu kanya gatoya barabega arasohoka, bamanuka ajya kumugeza agiye kuvoma. Undi nawe akomeza kumwitegereza, undi nawe akomeza kumuhanga amaso, akomeza kuyasereka mu mutima ati se hari buriya cyangwa se uriya. Warebeka ko yari mwiza cyane, warafite uburanga bwiza cyane. Ngo uyu mugaragu akomeza kumwitegereza, akomeza kumuhanga amaso, undi nawe ajya kuvoma hasi bijya mbere. Warangije barazamuka, wakizamuka uyu mugaragu bagenda yiruka bamusanganira, barabwira ngo bahari wava ku mazi yo kunywa. Undi ko barabwira ngo databuja ngaho ngwino ufate ku mazi yo kunywa. Undi ngo aca bugufi afata cya kibindi, umugaragu w'Uwiteka Imana aba ku mazi. Bamaze kunywa ku mazi, Rebeka barangije bamubwira ngo si ukunywa amazi gusa, ahubwo n'ingamiya zawe nazo nazuhira mu macu natugereza cyane. Haleluya, haleluya. Warangije bafata amazi ugasuka mu kibumbiro, bagagenda ajya kuvoma nandi abigenza gutyo, wayuhira ingamiya. Wamaze kuzuhira mu bwo, uwo mugaragu we yaramwitegerezaga ngo bucece atari kuvuga, ahubwo yitegereza bigendanye n'ikimenyetso yasabye Uwiteka Imana amacu natugereza cyane. Haleluya. Abana yuko ibyasabye Imana byose uko yabisabye niko bigenze. Warangije bafata impeta. Bwana asifiwe. Bafata impeta, warangije barayimwambika mu rutoki. Imana yacu nishimwe. Akimara kwimwambika bagirana ikiganiro, arabaza ati ye mukobwa wo kwande, undi aramwibwira, aramubwira ati se hari wanyu nabona aho ndara. Undi ati nta kibazo harahari, ndetse n'ingamiya zawe nazo aho ziri burare harahari, mu macu natugereza cyane. Haleluya, haleluya. Warangije bashimira Imana, aravuga ati Imana gatatu uri mu ijuru, urakoze kubera ko mwishe gusenga k'umugaragu wawe. Amen. Nasomye aya makuru ya Rebeka, hari aho bageze mu rugo kubera ko uyu mugaragu yagiye yiteguye n'inkwano n'ibindi byose bigomba gusaba umukobwa. Umunota wanyu warangije bari gusezera, aravuga ngo ndajyana na Rebeka. Barangije baravuga ngo ntabwo twari kwemerera tutari twabaza Rebeka. Bwana asifiwe. Ibintu biri mu Imana biri mu Imana. Uyu mugaragu Aburahamu yari yasengeye umugaragu wiwe, aravuga ati kuva muri kino gihugu naje ku mugambi w'Imana. Imana niyo mvanye iwacu izana muri kino gihugu. Kubera ko umugaragu yabwiye Aburahamu, aravuga ati sahari umukobwa natemera yuko tuzana, nzafate Isaka musubiza mu gihugu cy'Imana. Unavuga ati ragasenga n'Uwiteka Imana. Iki gihugu nkuyemo Uwiteka Imana yakingamije ko nzagituramo n'urubyaro rwawe. Bazasubiza Isaka mu gihugu cy'iwacu. Ariko twihuse, noneho uyu mugaragu aravuga ati ese birashoboka ko njyana Rebeka? Musaza we n'ababyeyi baravuga ati turabanza tubaze umukobwa icyo atubwira turamusubiza. Ariko ngo bamubajije baramubaza ati se uremera kujyana n'uyu mugaragu mukajyana mu gihugu cy'iwabo? Rebeka nta gushidikanya ko ijambo ry'Imana ribivuga, baravuga ngo turajyana. Haleluya. Rebeka ngo turajyana, ntabwo ari umusike n'ubundi ibyo mushaka byose yabibahaye. Rero nta mpamvu
ahubwo turagira gute turajyana. Amen. Barangije ngo barajyana ibirebire nimugira amatsiko n'amakuru aryoshye cyane muzayasome muzayumva aranejeje kandi arashimishije. Bwana asifiwe. Ariko turi ku ijambo rivuga ngo kugendana ikimenyetso. Uyu mugaragu yarasenze asaba Imana ikimenyetso. Ahantu hantu yaragiye muri uwo mudugudu harimo abakobwa benshi, ariko abakobwa nubwo bari benshi hari umwe ukwiranye na Isaka. Siko bose bari bakwiranye na Isaka. Ni byiza ko tugendana ibimenyetso mu rugendo rwacu dukomeza bivuga. Mu minsi yacu ya buri munsi tugomba kugendana ikimenyetso mw'amacu natugendeza cyane. Haleluya, haleluya. Reka twihute turebe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva ibice 4 ahera ku murongo wa mbere bageze ku murongo wa 10. Igitabo cyo Kuva, igitabo gikurikirana n'Itangiriro, igitabo cya kabiri mu gitabo cya Mose, ibice 4 ahera ku murongo wa mbere bageze ku wa 10. Dusome igitabo cyo Kuva igice cya 4 bageze ku wa 10. Bavuga ngo Imana yigisha Mose gukora ibitangaza ihindura inkoni inzoka. Mose arayisubiza ati, ariko ntibazanyumvira kuko bazambwira bati Uwiteka yakubonekeye. Uwiteka aramubaza ati, icyo ufite mu ntoki ni iki? Aramusubiza ati, ni inkoni. Aramubwira ati, yijugunye hasi. Ayijugunya hasi ihinduka inzoka. Mose arayihunga. Uwiteka aramubwira ati, rambura ukuboko uyifate umurizo. Arambura ukuboko arayifata, irongera iba inkoni mu ntoki ze. Uwiteka ati, ni ukugira ngo bemere yuko Uwiteka Imana yabasekuruza, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yakubonekeye. Kandi Uwiteka aramubwira ati, ishyire ikiganza mu gituza. Yishyira ikiganza mu gituza. Agikuyemo kiza cyuzuyeho ibibembe kera na sheregi. Aramubwira ati, kisubize mu gituza. Akisubiza mu gituza. Agikuyemo kiza gihwanye n'undi mubiri wose. Uwiteka ati, kandi nibatakwemera ngo bemezwe n'ikimenyetso cya mbere, bazemera icya kabiri. Kandi nibaramuka batemejwe n'ibyo bimenyetso byombi, ntibumvire amagambo yawe, uzavoma amazi yo mu ruzi uyasuke imusozi. Ayo mazi uvomye mu ruzi azahindukira amaraso imusozi. Mose abwira Uwiteka ati, mwami, na mbere sindi intyoza mu magambo, n'ubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga neza kandi ururimi rwanjye rugatinda. Amen. Haleluya. Batusomeye amakuru y'umugaragu w'Imana witwa Mose. Ahangaha igihe Mose yari kwa sebukwe aragira umukumbi w'intama, ariko Imana iramubonekera bitewe n'uko Imana yari gushyira ubutaka ku bwoko bw'Abisirayeli. Abisirayeli baratatse, Imana yumva gusenga kwabo, bituma ihagurutsa umugaragu wa Mose kugira ngo ajye ku bwoko bw'Abisirayeli mu gihugu cy'Egiputa. Bwana asifiwe. Ahangaha rero Mose Imana yamwigishaga uburyo azakora ibitangaza, kubera ko Mose yari afite gushidikanya muri we. Aravuga ati, ese ni gute nzajya mu bwoko bw'Abisirayeli? Ese ngiye bazanyemera? Cyane ko yari yavuyeyo bari kumuhiga batari kumwemera. Ariko Imana iramubwira ati, se niki ufite mu ntoki zawe? Aravuga ati, mfite inkoni. Aravuga ati, irambike hasi. Ayirambika hasi guhinduka inzoka. Mose arayihunga arirukanga, ariko Uwiteka Imana aramubwira ngo rambura ukuboko kwawe wongere uyifate. Mose arayifata ihinduka inkoni n'ubundi. Bwana asifiwe. Imana iramubwira ngo ishyire ikiganza cyawe mu gituza. Mose arabikora. Mose agikuyeho areba ikiganza cye asanga cyahindutse ibibembe. Imana iramubwira ngo ongera ukisubizeho. Yongera akisubizaho, yitegereje asanga cyabaye ngo mubiri amacu nakigereza cyane. Turi ku ijambo rivuga kwenda ikimenyetso. Imana iramubwira ngo nibatemezwa n'ikimenyetso cya mbere, bazemezwa n'ikimenyetso cya kabiri.
Imana yacu ntihabwa icyubahiro cyane. Mose warangije Imana iramubwira ngo kandi nibatabyemera uzavoma amazi niyasuka imusozi azahinduka amaraso. Mose ni ku murongo wa 10 yavuze ngo abwira Uwiteka ati mwami na mbere sindibyoza mu magambo nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda amajwi atugenza cyane. Mose afite gushidikanyaho akavuga ati cyambere ntabwo abisirayeli bazanyemera kandi ikindi sinzi kuvuga sindibyoza kubera ko nyewe mvuga imitego ntabwo bazanyemera. Ariko ijambo ry'Imana arabwira ngo Imana ibwira Mose ese ninde utanga kuvuga? Bwana asifiwe. Abantu benshi bakunda kwisuzugura ariko Imana itagushoboje ntabwo washobora. Bwana asifiwe. Imana itaguhaye kuvuga ntabwo wakumva. Imana itaguhaye kuvuga ntabwo wavuga. Kandi Imana itaguhaye kumva nabwo ntabwo wakumva. Uko turiho ku bushake bw'Imana. Bwana asifiwe. Imana iramubwira ngo niba ufite gushidikanya ufite mukuru wawe uzi kuvuga. Bwana asifiwe. Imana ivuga ngo muzagendana ibyo utazashobora kuvuga azabivuga. Imana yacu ntihabwa icyubahiro cyane. Iravuga ati buriya murahurira mu butayu. Bwana asifiwe. Kubera ko Mose bafite gushidikanyaho akavuga ati ningirayo ntibazanyemera kandi ningirayo sinzashobora kuvugana buriya bwoko. Ariko Imana iramubwira ati hari mukuru wawe muzajyana. Imana yacu ntihabwa icyubahiro n'ugendana ibimenyetso. Mose agenda afite ibimenyetso Imana yamuhaye, agenda Imana yamuhaye uwo bari bujyane ajya gukura ubwoko bw'Abisirayeli ariko yibitseho ibimenyetso n'amashusho atugeneza cyane. Si byiza ko tugenda tukagendera mu kigare, ahubwo mu rugendo rwacu tugende twitwaje ibimenyetso n'amashusho atugeneza cyane. Haleluya, haleluya. Twihute turebe ijambo turangirizaho mu Bacamanza ibice. Turareba Abacamanza ibice 7. Dusomere kuri 13 no kuri 14. Abacamanza ibice 7 mirongo 13 mirongo 14. Aravuga ngo nuko Gideyoni agezeyo yumva umuntu arotorera mugenzi we ati umva ye narose nzozibona irobe rya Sayiri ritembagara mu rugerero rw'Abamidiyani ryikubita ku ihema, iryo hema riherako rigwa rigaramye. Mugenzi we aramusubiza ati nta kindi, iyo ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi umugabo w'Ubisirayeli. Imana yamugabije Abamidiyani n'ingabo zabo zose. Amen. Dusomere ku bice 6 ubuhemu murongo wa 37. Turasubira inyuma turebe ku cyo bitandatu murongo wa 37. Aravuga ngo dore ngiye kurambika ubwoya bw'intama ku mbuga n'insa n'ikime gitonze ku bwoya gusa, ahandi hose hamukikije humye. Nzamenyeraho yuko ushaka gukirisha Abisirayeli ukuboko kwanjye nk'uko wavuze. Nuko biba bityo, Gideyoni azindutse mu gitondo kare asanga bwanese, arabukamura avanamo amazi y'ikime yuzura imbehe. Gideyoni arongera abwira Imana ati ntundakarire mvuge rimwe gusa, ndakwinginze nongere ngeragereshe ubwoya. Noneho ubutaka bwose bunetereshwe n'ikime, ariko ubwoya aba ari bwo busigara bwumva. Nuko Imana ibigenza icyo, muri iryo joro ubwoya bwonyine burakakara, ubutaka bwose buratota. Haleluya. Aya ni amakuru y'umugaragu w'Imana Gideyoni. Ubwo marayika w'Imana yamusangaga ari gusekura ingano, marayika aramubwira ati uraho wa munyembaraga we. Ariko Gideyoni aravuga ati ni gute wanyita ko ndi umunyembaraga
n'akaga turimo n'akarengane turimo warangiza ukanyita ngo ni umunyembaraga bitewe n'uko bari bamaze iminsi batotezwa n'ababisha babo baba mu buvumo baguwe nabi bahinga imyaka yabo bakayisiribanga indi bakayirandura indi bakayitwika. Gideyoni ngo yarimo asekura ingano mu muvure ariko umumarayika w'Uwiteka arambwira ngo ntabwo wa munyembaraga we aravuga ati gute wanyita ko uri umunyembaraga n'akaga ufite? Imana aradusize, Imana aradutaye. Tujya twumva ngo Imana yakoze imirimo n'ibitangaza bikorera abasokuruza bacu ariko ubu ngubu Imana ntayo tukibona. Bwana asifiwe. Ariko Gideyoni akomeza abwira marayika aravuga ati ni gute njye nawe umunyembaraga umuryango wacu njye n'umuhererezi twese turabakene ntabwo dushoboye, ariko kubona ko Imana itareba nk'abantu iramubwira ngo Gideyoni nzagukoresha kugira ngo utabare ubwoko bw'Abisirayeli. Iramubwira ngo ugende uko imbaraga zawe zingana nanjye